iyo bibagewe nta nsengero nafungura nimwe mujye mu gusenga nushaka usengere kuri telefone abantu huzuyemo ububande gusa kurwana n'ababande bari mu churches nabyo nta mpuhwe mbifitiye na busa funze bajya gutera umubyigano naho tuzazifunge ahubwo yes aho ziri ubwo tuzazifunga bajye basengera mu rugo rwose kira muri komenti ngo umbwira ngo urakabya oya ngomba gukabya ni ngombwa ko dukabya dukorera Imana ni ngombwa ko dukabya duhanura ni ngombwa Imana ihimbazwe asubiza umwami bati Nebukadinezari nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo niba ari ibyo Imana yacu nje kukubwira Imana yacu dukorera Haleluya Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana kandi izadukiza n'amaboko yawe yego kandi izadukiza n'amaboko yawe mwami nyagasani ariko naho itadukiza nyagasani umenye ko tutari bukorera Imana zawe habe no kubararira icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze mwakire neza ijambo ry'Imana hanyuma ndakubujije buretse kubarara buretse kumanuka ngo ugire ibyo wikubita imbere Imana yacu iracyariho yera biniwe tora sika iracyariho aracyariho Yesu aracyariho urupfu ntirwamuheranya aracyariho biganza bigaba amahoro aracyariho we haleluya aracyariho buretse kugira ibyo wubararira wari wumvise amajwi akongorera ngo ntibigishobotse wari wumvise amajwi akubwira ngo biracitse rerebo tayanenemo hayisikita wari ubonye umuriro wacanywe n'abadayimoni hello wa dibi mu rugo rwawe wari ubonye umuriro mu kazi ibintu wabonaga bimeze nk'umuriro ariko ntiwubarare ari wiri bi fo amina ntiwubarare buretse kubarara Imana yacu iracyariho radini wiri gidifo Imana yacu iracyariho Imana yanjye iracyariho aya ni amakuru y'abasore batatu bari muri iki gihugu cy'umwami Hasuwerusi yibwiraga yuko yabigaruriye bari muri iki gihugu baranyazwe yibwiraga yuko agiye kubakoresha ibyo ashaka ariko asanga aba basore bimukanye Imana bajyanye Imana bicarana n'Imana asanga igibaha amakuru ariko we yari atabizi ngo rimwe arabyuka yiyumva ubusore yiyumva ubudahangarwa ngo yumva arakomeye yumva niwe urambye ku ngoma ngo aravuga ngo reka nkore igishushanyo cy'izahabu gishyira mu kibaya cya Dura abantu bose bajye bagenda bakiramye maze mpere ko nezerwe Imana ngo yari yaribikiye aba basore batatu izi nshuti zanjye Saduraka Mishaka na Abedinego ngo yari yarabibikiye Rabito Pesafo muri kiriya gihugu cy'umwami Hasuwerusi yarazi ko abantu bose ari kimwe ariko rimwe Imana ngo herabidira ngo nefo ikaca ku ruhande ikabwira Saduraka ikamubwira uramenye nige Mana yo gusengwa genyine uramenye nige genyine wo kubararirwa umusore yari yarabifashe mu mutwe mbega abantu barimo bawararira ibintu bitari byo kubararirwa basenga ibintu bitari byo gusengwa ibyo bimana bidasubiza ibyo bimana bidatabara ibyo bimana bidakora hariho Imana imwe yonyine rukumbi iyi Mana ya Rebonefo ya Saduraka na Mishake wongeyeho na Korodina Rabi wangeyeho na Korodina yewe iyi Mana yanjye na Saduraka reka mbivuga gutyo kugira ngo ubyumve iyi Mana yanjye na Saduraka na Mishake na Abedinego niyo yonyine ikwiye kubararirwa kuko niyo Mana yonyine ikora ishobora kuzimya umuriro haleluya ishobora
remone shatikuta ishobora gusenya igikuta ikagikubita ikagikuraho. Imana yonyine niyo yonyine iyanjye na ribanda we nema na Saduraka na Mishake na Abedenego niyo yonyine ishobora. Irarabiri winima ishoboye kuzimya umuriro itifashishije kizimyamwoto. Nta rambone manda nta kizimyamwoto zije. Iyi Mana ya harewa eraga ntabwo nkivuga Imana ya Saduraka. Iyi Mana yanjye mbabwira Hesikita ishoboye kuzimya umuriro. Haleluya haleluya. Yaba hari umuntu nyumvise nta kizimyamwoto zije, polisi zitaje ngo zifashe kuzimya, abaturage badahuruye, umuriro watse ubona bagiye kukuroga, umuriro watse wumva abacuraguzi, umuriro watse uri muri aprayinga, uri muri depoza, hari ahantu watanze urwandiko. Imana ishimwe cyane. Umuriro watse. Iyi Mana nje kukubwira irabishoboye herabi ni mondefo. Rero ngo abaturage bose barubarara muri kiriya kibaya cya Dura, barubarara baravuga bati uyu denomenefo ni wowe Mana ikwiye gusengwa. Bubarara iki gishushanyo umwami Nebukadinezari yakoze, ariko Mana yanjye we ngo Saduraka na Meshake basigara ku maguru yabo abiri bahagaze. Mbega abasore badatinya. Dukeneye abasore nk'abo muri iyi minsi. Lebonde la lasi enema dukeneye abasore nk'abo badatinya bahagaze ku maguru yabo abiri. Ngo barahagarara baravuga ngo ntabwo turi bwubarare, maze abantu ngo babibone babibwira umwami. Umwami aravuga ngo mwabasore nimwe mwabyitumye. Tubuze umuntu we, tubuze abantu turababuze. Tubuze abantu bahagaze ku maguru yabo abiri bakavuga Imana itabara, bakavuga Imana izura, bakavuga Imana ibabarira ibyaha. Tubuze abantu barewone mantu berango shanita lagodebo yatuma twubarara. Nta mpamvu nimwe yatuma twubarara ngo tugusubize iryo jambo nari. Arababwira ati ko ndi bubate mu muriro twihuse, ninde uri bubakiza amaboko yanjye. Maze aba basore nakunze izi nshuti zanjye ngo baramubwira ngo niba ari ibyo urumva, niba ari ibyo wowe unyumvise nini rebonefo, niba ari ibyo, nimba ari ako gasuzuguro k'abadayimoni ubonye, niba ari ibyo Imana yacu, haleluya, Imana yacu ibasha, haleluya, ibasha kudukiza. Tenango bevo mwitanura irabibasha nabyo mu muriro yarakita yakwinjiramo. Irabiniwe la sinikota irabibashije guca inzira aho zitari. Yego ni igihe kirekire umaze, ariko Imana yacu, Imana yanjye na Saduraka na Meshake na Abedenego iyawe sinyizira kanyihorere. Reka mvuge iyanjye niya Saduraka niya Meshake. Niba ari ibyo Imana yacu, yego nta nzira ariko irabibashije. Yego urabona nta munezero ariko irabibashije. Dango yego wivuje igihe kirekire, ariko niba ari ibyo hagararira aho ngaho. Nemanda sakita Imana yacu ibasha kudukiza, irabibashije. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe unkurikiranye, wowe unyumva, wowe ufite izo dosiye, urimo urasabwa kurengerwa, urimo urasaba gutabarwa, niba ari ibyo genda gake senga. Imana yacu ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro. Iyo nicaranye hano ibasha gukiza kanseri. Arabine heshanda mandango. Iyo nicaranye hano ibasha kuvura ibibyimba byo mu nda. Imanda yawe wowe watamotse akaguru, niba ari ibyo Imana yanjye hedango rabine kota. Ariko abantu bavuga Imana ya Saduraka na Sadurake na Abedenego gute wavuze yawe, ariko Imana yawe irabashije cyangwa ntabwo ibashije. Ariko jewe uyinicaranye hano iyi rabi iyi yampaye kubyara, hayini with before iwa iyi yampaye guheka. Iyi Mana idakopa yasika kandi bareku benefo. Iyo umuntu abona yarabyaye bigakunda agira ngo ntihari habo byanze. Ndabizi hari abo byanze, ariko iyi ngiyi bitanga kanabyimana ibasha kudukiza mwitanura ry'umuriro ugurumana. Irabibashije, irabishoboye. Reka
nkurema agatima nubwo bana bimeze nk'umuriro ni itanura ubundi n'umuriro biratandukanye. Umuriro ni uwo mu mbabura, umuriro ni uw'amashara, umuriro ni uwa twatsi wacanye, ariko itanura ndakurahiriye Imana ya Korodina na Saduraka, itanura ritandukanye n'umuriro. Ababizi itanura ngo riranahumura, hari ukuntu buri nk'ahariya ukumva itanura umuriro wanutse bye ngo bari babacaniye itanura. Abasore ngo baribone baravuga bati ntidukutse imitima. Mana yanjye we, ntabwo duhiye ubwoba iyo duhagararanye nayo. Ndafashijwe kandi namangoya, ndafashijwe we iyo duhagararanye nayo. Yararanye nayo ya yindi yacesheje ya majoro, ya yindi yitamuruye cya gihe byanze. Halala imigufashije muri iyo myaka y'ubwo bupfakazi umaze. Hedini we roba yarwara igufata ninjoro, ya yindi mugumana ukabona uragarutse. Nari mvuganye nawe irabibashije. Yego bimeze nk'itanura, yego biragurumana, nta n'umunezero wigeze ubona, n'abana bawe babaye ibirara. Hari ukuntu baraba ukabona ntuzabashobora. Dola ngone reka mvuge gakeya, reka nkongorere. Imana irabibashije. Ine follow with the kuta. Imana irabibashije gusohora iyo diploma yawe wabitse igihe kirekire. Iyi Mana numva, iyi Mana ndeba, iyi Mana indimo, iyi Mana yasiri winingu tangaze dobe. Iyi Mana ha mutima wanjye we irabibashije, ibashije gukora, ibashije kuzimya itanura ry'umuriro. Abari mu kiba cyadura bose ngo barumirwa. Yewe sinakubwira amakuru yuko aba basore babajugunye mu itanura, ababajugunye bari bafatwa n'ibirimi by'umuriro. Yewe sinakubwira amakuru ukuntu umwami yibambuye mu gitondo. Buretse urebe gato, data araje yibambure mu gatondo k'agasusuruko, araje yibambure. Haleluya, n'umwami agiye gutangarira iyi Mana yacu kuko ibibashije. Imana ishimwe kandi ngewe ndumva ngiye kubashimira, ariko nkubwire ngo buretse kwigirira nabi Imana iracyabibashije. Ninde wakubwiye ko itakibashije? Ndi umugabo wo kubihamya, iracyabibashije. Muhabwe umugisha mu izina rya Yesu. Abadukurikirana mwese ni kuri Senga Bizemera gatatu, abadukurikirana mwese muhabwe umugisha kubwo kudufasha. Inkunga yanyu, ibitekerezo byanyu birakenewe kugira ngo twubake ubwami bw'Imana. Turabashimiye mu izina rya Yesu. Amen.